kugira ngo ariko abawumve ko bari gucesinga ntago aba nabaje gutsinda nibyo Mugisha Moise we ari kumwe na groupe mayo jaune mubanje kiza neza ku cyaga cya Kivu bagiye gukata berekeza no mu mujyi wa Rubavu. Reka mabwiye ko tugiye kuri abakinnyi babiri bahatanira igare, tugiye kubona sprint ikizamuka barahita bakata no ku bitaro bya Rubavu. Aha ngibyo rero bagiye gukata rero hano babona indabo baberetse darapo jaune yaberetse kugira aha bazamutse bageza no ku bitaro bya Rubavu, bari muri kilometero imwe ebyiri za nyuma. Ngabo rero akaba turebere SD Krekeraza gushyiraho de Krekeraza gusubizaho bamaze ngaho bakase bwa nyuma, hasigaye cross rimwe cyane, hasigaye dernier virage kugira ngo bajye hano ku murongo. Ngabo abakinnyi babiri rero ni Krichi se arahitamo kumuha etape kuko muhaye mayo jaune. Reka turebe cyangwa se bose bagiye kuhatana. Ngabo rero de Krekeraza ahitamo gukora sprint, Derek bamaze kumuha amuhitamo kumuha etape agasigara mayo jaune cyangwa se Krichi ashaka kubaza ikiri inyuma. Reka turebe rero de Krekeraza ahitamo gukurura reka reka jewe ngerageza kuko ndashaka umwanya wa kabiri kuko yamuhaye Krichi yamaze kwa n'ababiri babyuka bamwe ati reka dukorane bamaze gukata rero de Krichi aha etape rero de Krekeraza amubwira ati umpaye mayo jaune bakora sprint ya nyuma. Reka turebe anazi no gukora sprint Krichi, iyi niyo bita fair play mu mukino w'amagare. De Krekeraza atwara etape, de Krekeraza yegura amaboko amuhaye etape amubwira ati umpaye etape umpaye mayo jaune. Yitwa Mathis de Krekeraza ni umusore wavutse ku itariki ya 23 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2006. uyu ni Umubirigi witabiriye ku nshuro ya mbere Tour du Rwanda, akaba yagukanye etape ya Tour du Rwanda ya kane. Yahagurutse mu karere ka Karongi ikaba isorejwe mu karere ka Rubavu kilometero 127 ndetse na metero 200. Uyu ni wagukanye etape ya kane ya Tour du Rwanda. Thank you Belgium Tour du Rwanda 2026 live kuri televiziyo Rwanda, hafi yawe. Gahunda niye Kashema Mawi Umubirigi wa mbere, Umubirigi wa kabiri, Umubirigi wa gatatu Kayitisaraje. Reka mbabwire ku kiyaga cya Kivu ababirigi baragifashe bagishyira mu biganza byabo. Nikoga babaye beza cyane. Kayitisabaye wa gatatu mu gihe cyo rero Krichi abaye Umubirigi, ababirigi babiri, umudage umwe n'abaturanyi. Aba bose n'abaturanyi kuko iyo uvuga thank you mu Kibirigi uvuga thank you, wavuga mu Kidage akaba dankeni. Nawe bitandukaniye amasegonda 3, amasegonda 2, amasegonda 7 mayo jaune mayo jaune rero ikaba yambawe na Mathis Krichi. Uyu nguyu ni umudage yavutse tariki 12 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2002, afite indeshyo ya metero 1 santimetero 83, apima ibiro 63. Dankeni kambere kuko tugiye ndataje cyo mwaka wa 2009 umudage yambaye mayo jaune. Reka turebe sprint ya nyuma abari mashakamo n'induza kuwa kane. Ibyo nabyo n'amafaranga ndabona NSN yakoze byose. NSN bishimira ko umungu wabo yambaye mayo jaune. Ngabo rero twakira abakinnyi barimo abakinnyi ba NSN bakora sprint ya bafata dernier virage. Akinari y'amasore ikipe ya NSN anyukira igare ry'Amerika dernier virage ashaka umwanya ushaka soma aranyukira igare. NSN never say never, never say never. Never say never, never say never. Navuga ngo yagize isiganwa ridasanzwe bazagira irindi riryoshye ku munsi w'ejo. Byukusenge Patrick nawe ahingukano. Reka nkubwiye ko tugifite irindi siganwa ritaraza mayo jaune. Ni beza kuko bari beza Rubavu Irusizi, ariko ntibakunda. Turacyafite bije muri kilometero zingahe? Bije muri kilometero zanyuma. Ubu turacyafite isiganwa tukina twakira abagiye basigara hagati umwe babiri batatu. Ngabo rero twakira umusore w'umudage wo muri Rembe. Ahanga ni cross rya nyuma riva ku bitaro ugafata ikorosi rya kabiri ugahita ikorosi rya gatatu kati buryo. Iminota imaze kuba 3 hagati ya mayo jaune. Ahubwo reka nkubwire kuri ariko niba ari ikintu NSN ishatse ikintu cyitwa mayo jaune none bayifata mu buryo nta muntu bahanganye. Kayisha umukino w'igare ni je collectif gukinana utitaye umuntu aturuka. Iminota 3 kuko byashobokaga Krichi iri etape Atwara, ariko uburyo arekeye Mathis de Krekeraza ni ibintu bisa neza cyane bazamuka
baganiriye amubwira mu rurimi rwabo ati wowe nzamura nishakire mayo jaune ubundi nawe ufate etape ni nako baje kuko ushaka kubyanga erega uswa ariko ageze hano muri metero za nyuma ari imbere avaho hariya ni ukuvuga ngo habaye amasezerano yabereye hehe ibiganiro by'amahoro byabereye Rambo byasinyiwe byasibe kwa Rambo ibiganiro by'amahoro bya Rambo byemeje ko Declerc aza gukora agatwara etape akamuha mayo jaune ikintu abantu babyumve neza Declerc ni ufite ikintu gihenze jya mu mafaranga mu gitabo jya mu mafaranga ubabwira abantu igisobanuro cy'ibyo bintu ariko ubundi ukuntu nkunda amafaranga iminsi ishize navuga ku mafaranga byagenze bite tugira twakira abagiye basigara ndababwira ko ibi ni isiganwa ry'amagare uru ni urukundo umuntu utwaye mayo jaune aba ari uwa mbere kuri classement general yegukana $3,600 by'amadolari ku munsi kuko iyo wambaye mayo jaune uwambaye mayo jaune utwaye mayo jaune ku munsi wa nyuma azatwara $3,600 utwaye etape ni $1,100 ariko Declerc afite $600 yuko yabaye wa kabiri none n'umwanya wa gatatu se $300 nibo bawuje gratis nawaje twara umwanya wa gatatu bivuze ngo ahisemo guheba ahebye $500 ahubwo aravuga ngo reka mpinge nzasabure $3,600 ariko anasakunye menshi kuko umwambaro w'umuhondo no mu muhanda no reka turebe rero abangaba nabo bakora sprint yegera ku 5 abangaba ni mu mayo jaune iyo twavuze ko yamaze kugenda aba bagomba kurwana iminota mayo jaune harimo iminota 5 ubu ngubu n'amasegonda reka turebe mu gishamo yize afata ari kurikirana muri no groupe mayo jaune abana bo kugira misoni bafite bagomba gukora sprint hagati yabo reka turebe sprint bagiye gukora nibura turaka basket cross rya nyuma hari umukiri muto kirimo akora sprint n'umusore umukiri muto ikipe ya Roto picnic akora sprint ashaka kura ko nibura muri cyo gikundikiza yakiyobora ndetse anabikora etape ya kane etape iryoshye kuko yari ifite imisozi irimo na kategori ya mbere ngo mayo jaune ahageze arasigwa iminota 5 n'amasegonda 48 byamaze kurangira rwose ubu umwambaro w'umuhondo wambawe na Mortisi Kreci hanyuma rero ku rutonde rw'agateganyo rwa etape rusohotse ariko rw'agateganyo kugeza ubu umwanya wa mbere rero ukaba wicayeho umusore ukiri muto w'imyaka 20 ukomoka mu gihugu cy'Ubirigi Declerc umwanya wa kabiri ukaba wasojeho Mortisi Kreci urebe rwose uburyo bahageze mu bushuti kuko Kreci yahise amureka ajya ku ruhande nta bintu byo kujya muri duel ngo ajye muri sprint aramubwira ati petit frere hagera ubu wa mbere mu wa kabiri utware etape nambara umwambaro w'umuhondo Mortisi Kreci rero ubu ni wambaye umwambaro w'umuhondo kuri etape ya kane ariko bikaba inyungu cyane kuri NSN uribuka ko NSN yari inshuro gatatu se bambaye abantu bareba neza umwe yagiye muri sprint undi arayihorera icyo yakoze igikorwa cyo kumucomeka cyo kumuga ngo amasezerano y'amahoro ya Rambo agomba kugerera Rubavu ese Declerc yari afite impungenge ko oya ni ukuvuga ngo amasezerano icyo yaragamije ni ikirere icyo yaragamije kuvuga ngo mu by'ukuri nidusigana jewe wowe nkakurura wowe wicaye ndaza kunanirwa nitunanirwa inyuma ba Curtis ndetse na Peloton baraza reka nkubwire rero reka dukorane uragiye no ndakubaza ubonye ko Declerc bageze abakase muri izi metero za nyuma abaye ngushaka gukora sprint muri Bibiliya yaravuga ngo wizera umwana w'umuntu avumwe kwizera ko byakunze ni igihe cyo bayoboka tera cross ariko Martis yarafite imbaraga nyinshi byanashobokaga nuze critique ndetse n'uwiduhaye Mike na rumuriza Aime Masese Grano mu karere ka amonye umusore Shadrack ni Tour du Rwanda ya mbere umusore rwamagana ari gukina group ise race sprint deba afata sprint Shadrack akora sprint aterekamo korazo ora ni umusore ukiri muto Shadrack nawe ufite ugeze hano Tour du Rwanda ya mbere iminota 8 iyi etape ko yatwitse abantu ariko itimani ntaraza rero yaharwaje nta none abonye yego ubona abayemo bashakira mu nzira yuko ari umuntu wasigaye izo rero ni inkengero z'ikivu ikiyaga cya Kivu aha rero ni hamwe
muhakorerwa ubukerarugendo bwo koga buretse ubukerarugendo bwo koga buba bwo koga mu kivu